munsi tugiye mu bikirere. Sasa uyu munsi tugiye kubabwira ibikorwa bitanu byabayeho cyangwa se binagaruka, ibikorwa ngarukamwaka byabaye mu Rwanda cyangwa se bikomeje no kubaho, ariko bikaba byarafashije u Rwanda kugeza izina kure nyine, amahanga agatangira kumenya u Rwanda kubera ibyo bikorwa bitanu. Ibikorwa bikubiyemo byaba iby'amateka, byaba iby'imyidagaduro, byaba iby'ubukungu cyangwa se ibikorwa byari byose. Ngiye kubabwira ibikorwa bitanu byabaye mu Rwanda, natwe nyine tukabimenya nyine ko byabaye, umutekano ugakazwa ibiki, ariko bigasiga bizamuye izina ry'u Rwanda ku ruhando rw'amahanga. Twagiye, sinzi niba wenda bimwe muranyumva neza icyo nshaka kuvuga, ariko ntari ibi birasobanuka uko tugenda tubisobanura. Igikorwa cya mbere cyabaye, ubwo ndahera kuri gatanu nza kuri number 1. Ubwo uko ndi bugende nza niko bigenda birutana. Igikorwa cya mbere ni Afrobasket, yabaye mu mwaka wa 2021. Iri ngiri ryari irushanwa rya basket rikomeye ryabereye mu Rwanda ku nshuro ya mbere. Rino irushanwa rya Afrobasket ryari irushanwa nyine ryumvikana rya basket riri ku rwego rwa Afurika, aho amakipe akomeye n'ibihugu bikomeye byari byaje guhatanira igikombe cya basket mu Rwanda. Ku bantu umuntu akurikirana basket cyane bivuga ko icyo gihe irushanwa ryatwawe n'igihugu cya Tunisia gitsinze Ivory Coast. Ntabwo nibuka neza ukuntu byakurikiranye, ariko nzi neza ko finale hakinwe Tunisia na Ivory Coast, rero igikombe kiza gutwarwa na Tunisia. Iki ni igikorwa cya gatanu ntabwo ngo cyazamuye, kuko icyo gihe kiba ibitangazamakuru mpuzamahanga tuzi byose, za Al Jazeera, za France 24, za BBC, ibitangazamakuru byose byari byatunze kamera ku gihugu cy'u Rwanda ngo bereke isi igikorwa gikomeye cyari kirimo kirabera mu Rwanda, by'umwihariko cyane ko bari bakiriye mu ntuza byaberaga muri BK Arena. Rero abantu batangazwa cyane no kubona u Rwanda rusigaye ruhostinga amashampiyona akomeye nk'ayo yo ku rwego mpuzamahanga. Igikorwa cya kane navuga ngo kibaho cyangwa se cyabayeho kigatuma u Rwanda rumenyekana cyane ku rwego mpuzamahanga, ni igikorwa cyo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Iki ni igikorwa ngarukamwaka. Jenoside yakorewe Abatutsi yabaye mu mwaka w'1994. Rero kuva ku 1995 hatangiye gukorwa igikorwa cyo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi, kugira ngo twibuke, kugira ngo tutazongera kubikora cyangwa se twereke n'abandi ko ibyo bintu atari byiza. Rero muri kino gikorwa cyo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi, mu gihe cyo kwibuka kuva ku itariki 7 kujya kuri 10 ntabwo ndimo ku cya cyumweru cyo kwibuka, mu Rwanda haza abantu batandukanye, byaba ibyamamare cyangwa se abakuru b'ibihugu batandukanye n'abanyacyubahiro batandukanye baza kwifatanya n'u Rwanda. Ibyo ngibyo bikaba bituma u Rwanda rurushaho kumenyekana mu ruhando rw'amahanga nk'igihugu kizi guharanira ubutabera no gusigasira amateka. Rero igikorwa cya gatatu kibaho cyangwa se cyabaye kigatuma u Rwanda rurushaho kumenyekana ku ruhando rw'amahanga ni Gorilla Naming Ceremony, cyangwa se kwita izina ingagi. Icya gikorwa nyine cyo kibera mu Birunga, aho bahereza abantu ubutumire batandukanye bakaza kwita amazina abana b'ingagi. Kino gikorwa kuva cyatangira navuga ko cyatumye u Rwanda rurushaho kumenyekana bitewe n'ibyamamare byagiye biza mu Rwanda. Murabizi ko haje igikomangoma cy'Ubwongereza, haje ba Idris Elba n'abandi bantu batandukanye. Ibindi byamamare ntabasha kurondora byinshi, n'abakuru b'ibihugu bakomeye n'abandi bantu bakomeye, byaba abikorera cyangwa se abakora mu government atandukanye. Rero kino gikorwa bitewe n'ukuntu gitegurwa n'ahantu kibera, n'icyo cyari kiganisho cyatumye u Rwanda rurushaho kumenyekana ku rwego mpuzamahanga. Igikorwa cya kabiri cyabayeho cyangwa se cyatumye nanone u Rwanda rurushaho kumenyekana cyane ni UCI 2025, cyangwa se UCI ngo ni rino rushanwa ry'amagare ririmo rirabera mu Rwanda ryo ku rwego rw'isi. UCI ngo ni Union Cyclist International. Rino rero rushanwa cyangwa se isiganwa ry'amagare, ni shampiyona isiganwa ry'amagare yabaye hosted by Rwanda, imebera mu Rwanda, yatumye ibitangazamakuru by'ibihugu bitandukanye bitunga kamera ku gihugu cy'imisozi igihumbi aricyo
u Rwanda. Ngira ngo namwe murabibona, urajya ku mbuga ukabona 70% abantu bose barimo baravuga ku gikorwa kirimo kirabera mu Rwanda. Rero byatangaje n'ibindi bihugu kuba u Rwanda ari cyo gihugu cya mbere cyakiriye irushanwa rya UCI muri Afurika. Nicyo gihugu cya mbere cyaba cyakiriye rino siganwa ry'amagare. Rero ibyo ngibyo byatumye u Rwanda rurushaho kuba igihugu gikomeye ku rwego rwa Afurika nanone ku rwego rw'isi. Uwakibaza ngo igikorwa cya mbere cyabaye noneho kigashyiraho akadomo, kigatuma u Rwanda ruba igihugu cyiyubashye, gifite umutekano, kizi kwakira neza abantu, gifite hospitality nziza, gifite n'umutekano n'isuku. Ni igikorwa cyabaye mwaka wa 2022, ni CHOGM cyangwa se CHOGM bivuze Commonwealth Heads of Government Meeting. CHOGM ni inama ihuza abakuru b'igihugu n'abanyacyubahiro batandukanye baba mu muryango wa Commonwealth, uriya muryango w'Abongereza wa Commonwealth. Rero CHOGM impamvu yatumye u Rwanda rurushaho kuba igihugu gikomeye ku isi cyangwa se cyamenyekanye cyane, ni ukubera ko u Rwanda nicyo gihugu cya mbere cyaba cyakiriye CHOGM kitarigeze gikolonizwa n'Abongereza. Ibindi bihugu byakiriye CHOGM nko muri Afurika wasangaga ari uko kubera ko bifitanye umubano ukomeye cyangwa se byarakolonijwe n'Abongereza, ariko Abanyarwanda siko byari bimeze. Rero kuba twarakiriye CHOGM bikagenda neza byatumye turushaho kumenyekana ku ruhando mpuzamahanga, amahanga aremera, abantu bose baremera. Rero n'ibyo bikorwa bitanu nakubwira sinzi nawe wabyumvishije neza, byatumye igihugu cy'u Rwanda kirushaho kumenyekana cyane. Burya ntabwo umuntu ashobora gukora ibintu byose ngo bituma amenyekana. Hari ibintu nyine ukora cyane by'umwihariko bigatuma abantu bavuga ati uriya muntu ntagasanzwe. N'u Rwanda nuko nkuko rwabigenje uyu munsi dufite izina ryiza mu kwakira ibikorwa bikomeye. Rero mwakoze gukurikirana mu TV, bikagukora subscribe kugira ngo ukomeze kubona ibiganiro byacu. Komeze kubana amahoro y'Imana.